mama ndakwinginze kanguka unkorere umugati, nta muntu wigeze umpa ibyo kurya, maranye inzara iminsi ibiri yose. Umwana w'umuhungu yari ari kuririra iruhande rw'igituro cy'imva ya mama we. Nimara kumva aya magambo y'umwana, nizera ko nawe amarira ari butangire kuzenga mu maso. Reba iyi nkuru ngiye kuguha kuva ku itangiro kugera ku iherezo, nizera ko uri buze kuyikunda. Inshuti, mbere y'uko rero dutangira iyi nkuru yacu, ndakwinginze kugira ngo ukande aho kuri like, nimba kandi uri mushasha kuri channel yacu ndakwinginze ngo ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification igihe cyose dushyizeho ikiganiro gishasha. Urakoze cyane. Iki gihe uyu mwana Ali yari afite imyaka 6 ubwo mama we yamaraga kumenya yuko ashikaje iminsi mike wundi akava ku isi y'abazima. Ali yari akiri muto cyane, yaragikeneye mama we mu buzima bwe hafi, ariko Ali ntiyarazi yuko agiye kubana na mama we iminsi mikeya ishoboka. Byari ibibabaje cyane ndetse kuri mama we, ubwo yategereza ko agiye gusiga umwana we ku isi wenyine, ategereza uburyo ububabare bugenda bwiyongera uko bwije uko bukeye. Nasira yakomeje kurwana n'uburwayi bwe, ndetse abadogiteri nabo bakora ibishoboka byose ngo barebe niba barengera ubuzima bwe. Umugabo wa Nasira yaje kugaruka avuye abroad. Ali yahoraga iruhande rwa mama we kuko ari we yakuze abona, naho papa we yabaga abroad mu bijyanye n'akazi. Muri ubu burwayi bwa Nasira nta wundi mwana yigeze abasha kugira usibye Ali. Impamvu Ali yari buri kimwe cyose kuri we. Nasira mu bihe bya nyuma yarababajwe cyane n'umuhungu we Ali. Yabaga yibaza, ese umwana wanjye azabona ibyo kurya ate igihe ntazaba mpari? Nubwo yari arwaye bikomeye cyane, yahaga ibyo kurya umwana we ndetse n'ibiganza bye kugira ngo amenye yuko umwana we ameze neza, yari adafite inzara. Yarariraga cyane yibaza, ese umwana wanjye ninde uzamwitaho, ninde uzamukorera umugati igihe nzaba naravuye ku isi? Iyo Ali yabonaga mama we ari kurira, yamuhanaguraga amarira akoresheje utuganza twe dutoya, noneho akamubwira ati, mama numara kumera neza ugakira uzantekere ibyo kurya byanjye nkunda. Iyo mama we yumvaga aya magambo y'umwana, Nasira yafataga Ali akamwegereza ku gituza, noneho yarangiza akagwa mu kantu kubera ko yarazi neza ko azabasha kumugaburira mu minsi mike ishoboka. Umugabo wa Nasira, Abid, yageragezaga kumukomeza akamubwira ati, wenda Nyagasani azakira amasengesho yacu, ibitangaza bishobora gukoreka. Nta gushidikanya Nyagasani ashobora kugira icyo akora, haba urupfu haba ubuzima, byose biri mu biganza bye. Wigira ubwoba, Nyagasani azagukiza. Umugabo wa Nasira nta kindi kintu yari gukora usibye kumukomeza, ariko uburwayi bwa Nasira bwari bukomeye cyane. Kanseri yari afite yari imaze kugera kuri stage ya nyuma, byari byaramaze kurenga igaruriro. Umubabaro wa Nasira wahise utangira kujya umutandukanya n'umwana we. Ijoro rimwe Nasira noneho yararembye, ubwo Abi yagarukaga mu rugo azanye imiti ya Nasira, ko amubona yicaye ku ntebe arimo ararwana no guhumeka. Ali nawe yarari hafi y'aho ngaho aryamye hasi. Ukuboko kwa Nasira kwari kuri ku mutwe wa Ali, but ubwo yahise yicara iruhande rwabo atangira kumuhumuriza, ariko akomeza afashe ku mutwe w'umwana we. Abwira umugabo ati, nsezeranya ko nimara gupfa uzita ku mwana wanjye Ali, ntuzigere utuma yumva ko atari kumwe na mama we. Yahoranye nanjye, umwana wacu aracyari muto cyane kandi aranyina ubu ngubu kurusha igihe cyose. Nimara gupfa, mbere y'uko mutwara umurambo wanjye, uzagerageze musinzirize Ali. Ndabizi Ali azarira cyane kandi na roho yanjye izababara naramukarize. Ni gute nzabasha kumuhoza igihe ntazaba nkiri hano? Ninde uzita ku mwana wanjye noneho? Rero ni mbere y'uko bajyana umubiri wanjye, uzabe uzi neza ko Ali yasinziriye. Ntabwo nshaka yuko azankurikira ari kurira. Ntimuzigere muzana Ali ku gituro cyanjye. Naramukaje ku gituro cyanjye ndabizi azarira cyane, kandi ntabwo nzabasha kuba hafi ye, kandi roho yanjye nayo
hungabana. Nuko Abbott afata Nasira arangije aramubwira, ni kubera iki uri kuvuga ayo magambo uyu munsi? Gerageza wizerere mu Mana. Humura, Imana irakora igitangaza. Nuko Nasira amaze kumva ayo magambo aramwenyura arangije aravuga, muri ibihe byanjye bya nyuma by'ubuzima ndasaba Imana imbabazi. Amagambo ya nyuma Nasira yavuze aramubwira ati, ndakwinginze uzafate neza umwana wanjye Ali nyuma y'uko mpfa. Nyuma y'ibyo ibihe bikomeye bya Ali byaratangiye, ubwo mama we yakundaga yamusize akava mu buzima. Amaboko yamuteruye yarayabuze bya burundu, ibiganza byamugaburiraga yarabibuze bya burundu. Mama w'uyu mwana Ali yahise ava mu isi y'abazima. Ubwo Ali yakangukaga akumva papa we ari kurira, nuko arangije areba mama we, noneho yegera papa we aramubwira, papa oya, hagarika kurira, mama arasinziriye, wimusakuriza adakanguka. Noneho Abbott atangira kurira cyane, arangije ahobera Ali, noneho aramubwira, yego mama wawe yaruhukiye mu mahoro, Nyagasani yamwakiriye mu mahoro. Ariko Ali nta na kimwe yari azi, haba ari urupfu cyangwa ari ubuzima. Ntabwo yibwiraga yuko mama we atazigera agaruka mu buzima bw'ukundi. Ariko mu by'ukuri mama we yari yasinziriye by'iteka. Ali yagumye hafi ya mama we ijoro ryose, yagumye yitegereza mama we ndetse akamukoraho, noneho akavuga, mama wanjye arasinziriye mu mahoro. Noneho agakomeza kubwira abamama bari bari aho ngaho bari bari kurira ati, muhagarike kurira mudakangura mama. Akabwira ati, nimureke mama wanjye asinzire, ndabizi araza gukanguka. Buri umwe wari uri aho ngaho yahitaga yumva ashigisho ku mutima iyo yumvaga amagambo y'uyu mwana. Nyuma rero ibihe bikomeye byarageze, ubwo Ali yagombaga gutandukanywa na mama we. Mu gihe bari bagiye gutwara umubiri wa Nasira, nuko Abbott yibutse ibyo Nasira yamusabye, gusinziza Ali mbere y'uko batwara umurambo we kugira ngo Ali bitamugiraho ingaruka. Ariko Abbott ntabwo yabashije kubikora kubera yuko Ali yanze kuva hafi y'umurambo wa mama we. Nta na rimwe yigeze agerageza kuva iruhande rwa mama we. Wenda Nyagasani yari yavugiye muri uyu mwana kubera ko yari ari kureba mama we ndetse ari kugumana nawe mu bihe bya nyuma, kubera ko Ali ntabwo yari kuzongera kubona mama we ukundi. Abbott nta bundi buryo yari afite, yahisemo kujyana Ali ku irimbi. Ariko ubwo batangiraga gushyira umubiri wa Nasira mu gituro, Ali yatangiye kurira cyane avuga ati, ntimwigire mushyira mama wanjye muri uwo mwobo, ntimwigire mumutaba mu butaka. Papa, subiza mama mu rugo, mureke ajye gusinzira mu rugo. Nuramuka umuretse agasinzira hano, nanjye ndagumana nawe, ntabwo ndi buhave. Abantu bose bari bari aho ngaho, bose batangiye kurira, ntabwo bari gushobora kwifata ubwo bumvaga amagambo y'uyu mwana. Abbott byaramugoye cyane kugira ngo yihanganishe uyu mwana. Ali yatangiye kurira cyane ndetse arasakuza, ahari yaratangiye kubona neza kuko mama we amusize avuye ku isi bya burundu. Ali na papa we bamaze igihe kinini cyane bicaye ku gituro cya Nasira. Ubwo bigeze mu masaha ya nijoro, abantu bo mu muryango nibo baje, biba ngombwa yuko babashyiraho imbaraga kugira ngo babasubize mu rugo. Nta mama wa Ali mu rugo, Ali yabonaga nta kintu gihari, urugo rurimo ubusa. Buri mwanya wose yabaga ari gushakisha mama we, yirirwaga azenguruka inzu yose yiruka ahamagara mama we avuga ati, mama uri hehe? Ndakwinginze ngwino undebe, ndashaka gusinzira, ngwino ufate unjyane kuryama. Uyu mwana w'umuhungu yashakishaga mama we muri buri cyumba cyose, ariko nta buryo bwari buhari bwo ko mama we yagaruka. Yari yaramaze kuva mu isi y'abazima. Nyuma y'urupfu rwa Nasira, uyu mwana ari yaje kurwara cyane bikomeye, nuko papa we biramugora cyane mu buryo bwo kumwitaho, nuko
Abod yigira inama yo kuzana nyirakuru mu rugo, ariko nyirakuru wa Ali yarashajemo, ntabwo yari kubasha kwita kuri Ali. Nuko umunsi umwe nyirakuru wa Abid aramubwira ati muhungu wanjye reba uracyari mutoya, kandi na Ali ubwo aracyari muto akeneye umumama wo kumwitaho. Njye ku bwanjye ndumva wakongera ugashingirwa, kandi nanjye urabona ko ndi gusaza, nta buryo buhari bw'uko nagumana nawe hano. Nanjye ubwanjye mfite umuryango, nanjye ngomba gusubira kureba abana banjye, nta mbaraga mfite zo kuguma hano ibihe byose. Ariko Abid bwa mbere yabanje kubyanga, aramubwira ati njyewe ntacyo nzamwitaho. Ariko ubwo nyirakuru yakomezaga kumuhatiriza, Abid yafashe umwanzuro wo kongera agakingirwa. Nta buryo Abid yari kubasha kujya aguma mu rugo akita ku mwana we Ali, dore ko yakoreraga kure muri abroad. Nuko nyirakuru wa Abid yahise amushakira umugeni muri famiye yabo. Igihe cyarageze rero ubukwe buraba, ariko haba ubukwe busanzwe, ubukwe buri simple. Nuko Abod arangije abwira umugore wa kabiri, aramubwira ati njyewe nongeye gushaka ku bwa Ali, ndakwinginze uzamukunde nka mama we, ntuzigere na rimwe utuma Ali yumvisha ko mama adahari. Ubu ngubu uri umugore wanjye, ngomba kuguha buri kimwe cyose ukeneye, ariko rero nanjye ndakwizeye ko uzita ku mwana wanjye Ali. Umugore wa kabiri wa Abod yitwaga Zubaida. Bwa mbere Zubaida yakunze Ali cyane. Abod byaramushimishije cyane kubibona uburyo uyu mugore wa kabiri ari gukunda umwana we. Yatekereje yuko yashyize umwana we mu biganza byiza. Ubwo rero Abod yahise atangira kwitegura gusubira ku kazi ke abroad. Ubwo asiga Ali, amusigana na mukasi Zubaida, ubwo aragenda ajya gukomeza akazi abroad. Uyu mugore Zubaida nyuma y'igihe yatangiye guhinduka, atangira gufata nabi wa mwana Ali, ndetse atangira kumukubita amuziza udukosa dutoya tw'abana, ndetse rimwe na rimwe yamwimaga n'ibyo kurya uyu mwana Ali, bikaba ngombwa ko ajya ku ishuri ashonje. Iyo Ali yavaga ku ishuri yahitaga aca ku gituro cya mama we akicara, noneho akarira cyane, agahamagara mama we amubwira ati mama, kuva wagenda nta muntu ungaburira nk'uko wabikoraga, nta muntu unyitaho nk'uko wabikoraga. Akavuga ati mama, ndakwinginze ndashonje, mbabarira ukanguke umpe ibyo kurya nk'umugati. Hanyuma akamubaza ati ese mama wagiye hehe? Uyu mwana w'umuhungu yari akiri muto cyane, ntabwo byari byoroshye kugira ngo yiyumvishe ko mama we yapfuye. Nyuma yo kwicara ku gituro cya mama we akarira, ahita agasubira mu rugo, ariko mukasi yaramukubitaga ngo yatinze kugera mu rugo. Ubwo guhera ubwo Ali yatangiye kujya aceceka cyane, agahinda karamwica, yirirwaga ababaye cyane acecetse, ndetse nijoro agatangira kurira atekereza mama we. Buri gihe buri joro Ali yahoraga ari kubona mama we mu ndoto ze, amuryamyeho nk'uko yamuryamagaho mpaka asinziriye. Ariko Ali iyo yakangukaga yabonaga yuko mama we ntawe wari uhari, ntawe wari uraho hafi aho. Abod, papa wa Ali, yagarukaga nyuma y'amezi 3 cyangwa 4 mu rugo kureba umuhungu we. Ubwo rero papa wa Ali yatangiye kujya abona yuko umuhungu we acecetse kandi atameze neza. Niyo bavuganaga kuri telefone yumvaga ko Ali atari kuvuga neza, avuga nk'umwana ubabaye. Mbere papa we yatangiye gutekereza yuko Ali ababaye kubera yuko papa we yagiye kure. Nyuma y'amezi 4 ubwo papa we yagarukaga mu rugo, yaje kwitegereza umuhungu we abona ko umwana ari kugenda aceceka cyane ndetse ari kunanuka. Uyu mugore mukase w'uyu mwana yari umugore w'inshakuruza ubwenge. Iyo umugabo we yagarukaga yamwerekaga ko amukunze cyane, akamwereka ko yita ku mwana, ndetse akamugaburira nk'uko mama yamugaburaga, akamugaburira n'ibiganza bye, akamwereka urukundo, akamwereka ko amwitaho cyane bidasanzwe. Abod bikamushimisha cyane iyo yabibonaga uburyo uyu mugore ari kwita k'uyu mwana, bigatuma bya bindi yatekerezaga abyibagirwa. Ariko uyu mugabo Abod ntabwo yigeze ahagarara gutekereza no kwibaza impamvu umwana we yaje guceceka bigezaho. Nuko umunsi umwe Abod n'umuhungu we bajya gusura imva ya mama Ali. Bahageze aramubaza ati muhungu wanjye gira icyo umbwira.
ari mama wawe wagiye ndetse na mama wawe muri kumwe ubu ngubu, ninde wari mwiza? Ni mama wawe wagiye cyangwa se ni mama wawe uriho ubu ngubu? Nuko ari yumvise iki kibazo cya papa we, arangije aramureba, nuko arangije atunga urutoki ku gituro cya mama we, abwira papa we ati papa, mama yarabeshaga, yarambeshaga, ariko mama uriho ubu ngubu ambwiza ukuri. Ariko About amagambo y'uyu mwana aramuyobera, aribaza ati ese ninde muntu ushobora gukunda umwana kurusha mama we wamubyaye? Nuko yitonze afata ku rutugu rw'umuhungu we, aramubaza ati niki ushatse kuvuga mwana wanjye? Niki mama wawe wagiye yakubeshe? Mbwira. Nuko Ali aramusubiza, uyu mumama yarambeshyaga cyane kubera ko igihe cyose nakoraga amakosa yarambwiraga ngo nta biryo ndi buguhe, ariko nyuma y'ibyo byose wasangaga ari kumpatira ibyo kurya, ndetse niyo nabyangaga yarampatirizaga. Wasangaga ari kumpatira kurya, ndetse niyo nabyangaga nawe yangaga kurya umunsi wose, kandi yampaga ibyo kurya n'ibiganza bye, ndetse akambwira ati ari ntugashake gutuma nkubabaza kubera yuko ntabwo mbikunda. Noneho umwana arangije abaza papa we, aramubwira ati none se urumva atarambeshyaga? Ariko mama uyu nguyu ambwiza ukuri kose, niyo nta kosa nakoze arambwira ati nta byo kurya ndi buguhe, kandi koko agumana isezerano ntabyampa. Hari n'igihe mara umunsi wose ntariye, none ubwo urumva atambwiza ukuri? Papa wari yumvise aya magambo, numva acitse intege, imva agahinda karamwishe. Ubwo Abedi yahise akorwa n'ikimwaro, atangira kwibuka amasezerano yasezeranyije umugore we witabye Imana Nasira. Atangira kwibaza ati ese ku munsi w'urubanza ni gute nzareba mu maso mama w'uyu mwana? Namusezeranyije yuko nzita kuri Ali. Nuko Abed yahise arakara cyane, arakarira umugore we wa kabiri Zubaida. Nuko Abedi ageze mu rugo yakubise urushyi uyu mugore we wa kabiri, arangije aramubaza ati ni gute utinyuka kumfatira umwana gutya? Ese ni gute utinyuka ukajya imbere y'Imana ugasenga n'ibi bintu bukora? Iki gihe cyose nari ndi hano ni gutya wafataga umwana wanjye? Ariko iyo ndi hano ugerageza kunyereka uburyo ukunda uyu mwana. Uyu mwana yari inshingano zawe, nubwo uri mukase wakagombye kumwitwaraho nka mama we. Uyu mwana aracyari muto cyane, ububabare bwo kubura mama we buracyari mu mutima we. None wowe aho kugira ngo umwiteho, aho kugira ngo umukunde, aho kugira ngo umuhumurize, ahubwo urimo uramushinyagurira. Umwana wanjye yayimaze amasaha menshi cyane ari kurira ku gituro cya mama we. Ibi ngibi nabashije kubibwirwa n'abantu barinda imva. Narakwizeye igihe cyose nari ndi kure y'umwana wanjye, ariko ntabwo ukwiriye kuba umubyeyi. Ni nayo mpamvu kugeza na n'ubu imyaka 2 ishize Imana itaranaguha urubyaro. Ahari ni nayo mpamvu Imana yakwimye urubyaro kubera yuko utabikwiriye. Zubaida yumvise aya magambo atangira kurira, wenda urushyi rwari rubashije kumukangura ngo yitekerezeho. Nuko Zubaida atangira gusaba imbabazi umugabo wa Abedi. Arangije aravuga, ubu ndumva nkozwe n'ikimwaro, ndakwinginze hari imbabarira, ntabwo nzi impamvu nakoze ibi bintu. Ni ukuri amagambo yawe, imbabazi zawe ziraza gufungura amaso. Wera ubu ngubu njye nzatangira gukunda Ali nk'umwana wanjye. Ntabwo Abedi yigeze yirukana Zubaida, ariko guhera ubwo ngubwo ntabwo yongeye kwizera uyu mugore. Abedi yahise afata umwanzuro wo kwita ku mwana we ubwe. Byabaye ngombwa ko areka akazi ke Abedi agasaba akandi kazi aho ngaho mu mujyi, ku buryo azajya bari hafi y'umuhungu we. Zubaida yahoraga afite isoni ndetse yishinja, agahora yubitse umutwe n'ikimwaro. Yahoraga asaba imbabazi ku mugabo we ibyo yakoze. Nyuma rero y'imyaka 20 Ali yabaye mukuru, ndetse yarashyingiwe, ndetse afite abana 2 b'abahungu. Ndetse ubu ngubu Ali ajya gusura igituro cya mama we, ariko iyo ahageze ntabwo noneho akirira ngo atangire gusaba umugati, ahubwo atangira gusengera mama we, ndetse agashyira indabo ku gituro cye. Ababyeyi ni impano ikomeye ituruka ku Mana. Mwebwe mugifite ababyeyi banyu, mujye buri gihe mukora ibishoboka byose kugira ngo mubashimishe ndetse mubakunde. Mujye muharanira kubona ababyeyi banyu bishimye. Naho mwebwe ababyeyi banyu basize hano ku isi, Nyagasani ajya ahora abari hafi ndetse ababera umubyeyi. Ndabizi neza ko bitoroshye kubaho nta mubyeyi, ariko iyo wishyize mu Mana, Imana nayo ikubera umubyeyi. Nimba wakunze iyi nkuru, ndakwinginze kugira ngo ukore like, ukore share, ndetse ukore subscribe kuri channel yacu. Urareba aho hasi hari akamenyetso gatukura
ukandeho, nurangiza ukande no ku nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi igihe cyose dushyizeho ikindi kiganiro. Wakoze kubana natwe, jye banyita Dieudonné.